mutwemerere baba ari abadukurikiye online tuzakorana aya masengesho guhera ejo ku wa mbere tuyatangirane y'iminsi 7 ariko dufata akantu koroshye kandi mugoroba gusa. Ni mwibabazi impamvu muri tayari gusenya. Wanasifiwe. Ibyaturukaga iwanyu, ibyaturukaga mu muryango, ibyaturukaga kuba kwanga, hari imbaraga zigiye kubimenagura mu izina rya Yesu. Iyo utindanye n'Imana hasohoka igaburo ribi hakinjira igaburo ryiza. Iminsi 7 Imana irashaka kukugaburira, Imana irashaka kuganira nawe, Imana irashaka kugira ikigukorera, Imana irashaka kukubohora ingoyi waboheshejwe n'umwanzi. Nicyo gituma tugomba kumenagura imbaraga z'umwanzi. Zigomba kumenagurika, izituma tutabyara zikamenagurika, izituma tutororoka zikamenagurika, izituma tutagera mu iterambere zikamenagurika. Kuko iyo twasenze hari bimenagurika. Vuga ngo bizamenagurika. Hari umwijima ugomba guhunga umucyo ukakurasira. Hari ikindi Imana ishaka gukora muri 7 nuko imbaraga za Satani zizagira ute zizamenagurika. Vuga ngo kumenagurika. Vuga ngo kumenagurika. Kumenagurika mu izina ryande. Kumenagurika mu izina ryande. Imana nzo aya masengesho ariko ko turi buyakore ni twebwe twiyemeza. Nuyakora neza ukayakora ku ntego uzamenya ko Imana yavuganye nawe. Ibyiza abarwara igifu reka muzakora aya masengesho nibuze mufata umugati. Hari abantu bafite abana bonsa, reka tubohora abantu bafite abana bonsa n'abatwite. Hejuru ya potage muzashyireho uturya ariko tutari twinshi. Uko ari abantu bazi kuvutura, ntabwo masengesho bavutura, uroroshya. Yes, mutwemerere baba ari abadukurikiye online tuzakorana aya masengesho guhera ejo ku wa mbere tuyatangirane y'iminsi 7 ariko dufata akantu koroshye kandi mugoroba gusa. Ni mwibabazi impamvu insanganyamatsiko y'aya masengesho iri mu Baroma 16 umurongo waho wa 20. Haravuga ngo Uwiteka Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi birenge byanyu vuba bidatinze. Bigasobanura ngo tugiye gukora amasengesho avuga ngo kumenagura imbaraga z'umwanzi, kumenagura ibirindiro by'umwanzi, gusenya ibihome by'umwanzi, gufata umwanya ugakora combat spirituel, ukarwana n'ibikurwanya, ukarwana n'ibintu maranye igihe bisaba kwiyima, ukiyima ugasenga. Uko biragoye kurara wahaze ukabura kura, kuko iyo utamenye imbaraga z'umwanzi zo zirakumena. Munyumve neza, iyo utamenye imbaraga z'umwanzi zo zirakumena. Kandi ubu iyo tubivuze Satani yumva cyane. Ni intambara bisaba kurwana uri seriye, bisaba kwiyemeza, bisaba kwitanga, bisaba kubabaza umubiri umwuka agakora. Amen. Impamvu hari ibintu tuzaba dusenya muri aya masengesho. Iyo tuvuze ngo nugusenya ibirindiro by'umwanzi n'ibihome bya Satani no kumenagura imyuka y'uburyo bwinshi, harimo imyuka y'indwara. Mbibutse ko hari abantu barwaye indwara zanze gukira. Hari abarwaye indwara bazi, hari n'abarwaye indwara batazi. Hari bafite imyuka ibatera mu majoro ikabaniga, abandi ibateza ibibazo, abandi mufite imyuka yahambiriye ubuzima bwanyu ku buryo kugira ngo mugire aho muva naho mugera ni ikibazo. Ntabwo rero wabivuze neza, kugira ngo ugire aho uva uhavanywe n'Imana, ugire aho ugera hari igitambo. Reka iki gitambo cy'amasengesho tuzagikore neza. Bwana asifiwe. Reka tugikore neza, ubyiyemeze, ugabanya gakungu,
wegerane n'Imana. Kuko agakungu karatubwira ngo hura na nyiranjagari mujagarare, nimumara kujagarara musoze mwabirangije bituzuye. Yes, nyiranjagari yakujagaraje kuvana mu murongo, akakubwira ngo wakiririye se ubundi, ngo n'ubundi nta myaka 100. Nyiranjagara akakuvana ku ntego. Kandi nyiranjagari yaba umuhanuzi, nyiranjagari yaba umunyamasengesho. None se mbabaze, Elisa iyo abana b'abahanuzi b'Iyeriko abumvira yari kubona umwitero kuri Eliya, baramubwiye ngayinya uragiye, ati nta makuru ufite, ukurikiye aragiye ntazagaruka. Ugiye kwambuka Yorodani, ataha ayinya uragiye muyambukane, uragarurwa nande? Ayinya tisha uraje ubone usebe. Arabwira ngo ye, ayo makuru mumpaye niyo, ariko nanjye ariko ndakomeza. Ngo baragenda bageze kuri Yorodani, nta makuru na makeri yari yamuhaye. Arahindukira amubwira ngo Elisa, ndabona wamamaje kunkurikira, saba icyo ushaka ndakiguha utari watandukana nanjye. Aramubwira ati mpaye amahirwe. Ntiyasabye inzu, Eliya ntayo yagiraga. Ntiyasabye imodoka yarukururana kuko Eliya ntayo yari afite. Ntabwo yasabye isambu nini, Eliya yapfuye nta sambu afite. Yewe ntiyasabye inka nyinshi, Elisa niwe wari umunyamatungo n'umunyamasambu. Eliya ntabyo yari afite. Amusaba imigabane 2 y'umwuka. Aravuga ngo ibyo wakoze nzakora inkubwe zingahe? 2. Aho wageze nzahakube kangahe? 2. Ibikorwa wakoze nzabikora bikubye kangahe? 2. Ibitangaza wakoze byose nzabikora bikubye 2. Kandi icyo nsabye nta kindi ndenzaho. Aramubwira ngo unsabye ikiruhije, ariko nukomeza undeba, nukomeza untumbira, nindamuka ngiye undeba, nindamuka nicaye mu igare ukabukanuye ureba, birakubera uko ubisabye. Ariko nurangara ukaramuka urebye ku ruhande, ntabwo biri bukubera uko ubisabye. Ngiryo isezerano bari bagiranye. Ibanga ryari kugira ute? Kureba. Dore cyari kigiye kumuvana mu kureba serwakira, ngo irahuha, imicanga irahaguruka, amabuye arahaguruka, ibintu byose birahaguruka, ariko akomeza agize ute? Areba. Wa mucanga we sakuza, ariko ndakomeza mureba. Wa muyaga we huha, ariko ndakomeza ngira nte? Mureba. Kugeza ubwo ngo igare ryamanutse ry'umuriro, amagare aramanuka aryicaramo, ngo arizamutse. Aravuga ngo yo Uwiteka we, wabereye Isiraheli amagare n'iki? N'amafarashi. Eliya arakebuka, akenyura umwitero aramujugunyira. Arangije ngo akenyura uwari yambaye, kwiyambura ibimuremereye, kwiyambura ibyamaranye igihe kirekire, kwiyambura ibyamuboshye, kwiyambura igisuzuguriro, kwiyambura amakuba n'ingorane, ngo akenyera umwitero. Arangije asigarana uwundi. Ngo aragenda ageze kuri Yorodani, aravuga ngo Mana ya Eliya, ngwino ugaragare, ngwino turebe niba koko dusigaranye. Ngo akubita umwitero mu mazi acikamo kangahe? Abana b'abahanuzi baravuga ngo umwuka wari muri Eliya usigaye. Baraje bagira ute? Amutera amavi imbere. Iyo aza gusigara ari amavi, yagombaga gupfukamira bari abana b'abahanuzi ariwe. Hari ibintu utazabona nutagira umwanya wo kwicarana n'Imana ngo mutindane, wiyime ibiryo, wiyime ji, wiyime potage, wiyime imbuto. Hari abantu bakunda kurya amaronje, bakunda kurya ibinyomoro, wirigumiragura. Hari abandi bakunda kurya ibiraha, ahaciye akamira ikiraha, akamira irindazi, akamira ikirayi, akamira avoka, akamira umuneke. Iminsi 7 turashaka kubireka, tukabireka. Yes. Kuko iyo utoragura urasuragura, iyo utoragura urasuragura. Iyo ushaka kudasuragura wirinda gutoragura. Ya mwebwe nimubizi, mira mongera umire, ongera umire, umukanya ni wicara urahumeka nabi. Ibyo birazwi, mwe nimubizi. Oro igihe icyo nshatse kuvuga mu buryo bw'umwuka niki, iyo utindanye n'Imana hasohoka igaburo ribi, hakinjira igaburo ryiza. Iminsi 7 Imana irashaka kukugaburira, Imana irashaka kuganira nawe,
Imana irashaka kugira iki gukorera. Imana irashaka kukubohora ingoyi waboheshejwe n'umwanzi. Nicyo gituma tugomba kumenagura imbaraga z'umwanzi. Zigomba kumenagurika. Izituma tutabyara zikamenagurika, izituma tutororoka zikamenagurika, izituma tutagera mu iterambere zikamenagurika. Kuko iyo twasenze hari bimenagurika. Vuga ngo bizamenagurika. Bwana asifiwe. Nicyo gituma mbabwiye mwihangane, ari abari online badukurikira, ari namwe mureke ibiryo. Hari abakunda kunyandikira bari hanze, borega ibiryo baranabifite, twebwe n'ubundi turaniyima n'ibidahari, ariko boga barabifite cyane. Firigo zitekeyemo amanyama, nibayagabanye bayaha abaturanyi bazagura inyama nyuma y'icyumweru. Hari ibiryo baba bafite byinshi batwumve barabifite, nibafunge. Iyo bavuze ngo tugiye mu gifungo aba ari igifungo. Ariko hari abavuze ati yo saa 12 ati watetse inyama washyizeho n'agatogo washyizeho n'induza, ntabwo ari umwanya, tugabanye. Nicyo nashakaga kuvuga. Murabinyemereye? Murabinyemereye? Mureke dukora aya masengesho neza. Amen. Hari umwijima ugomba guhunga umucyo ukakurasira. Hari ikindi Imana ishaka gukora muri iyi 7, nuko imbaraga za Satani zizagira ute, zizamenagurika. Vuga ngo kumenagurika. Vuga ngo kumenagurika. Kumenagurika mu izina ryande. Kumenagurika mu izina ryande. Reka mbabwira agahinda mfite nubwo ntari mu mwanya wo kwigisha. Musome amaganya ya Yeremiya 7 nako 5:7. Havuze ngo iki? Amaganya ya Yeremiya. Mwumve ibintu nshaka ko muri iyi minsi 7 tugomba gusenya. Baba arabadukurikira babimenye, baba ari twebwe turi mu rusengero tubimenye, iryo tangazo baryakire, maze dutangirana 7 hari ibintu tugomba gusenya. Amaganya ya Yeremiya 5:7 havuze ngo iki? Amaganya ya Yeremiya 5:7. Badata bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, barapfuye. Natwa bariho twikoreye ibyaha byabo, twikoreye ibyo bita za karande, uruhererekane. Kimwe mu kishe Israeli ni uruhererekane rw'amakosa y'abasekuruza. Hari abasambana kuko ako kakarande kari mu muryango, hari abiba kuko ari kakarande ko mu muryango, hari abahora, hari ibintu ntajya nemera. Ubu nzarama kubera ko ngewe natandukanye n'ibisekuruza by'iwacu, ariko abenshi barakenyuka. Niba iwanyu badashaka niwe ugomba gushaka, ukabyara ukororoka, ukazajya ushingira, abawe bakazajya bashyingirwa. Niba mutagwira wowe ugomba kugwira, niba mudakira niwe ugomba gukira ugatera imbere, niba mudakomera ugomba gukomera kuko ufite Imana, niba hari aho mutagera ugomba kuhagera, aho batageze ukahagera, ibyo batageze ukabigeraho. Iyo dufite Imana tukihuza n'Imana ibintu birahinduka. Ntabwo nkwiriye kubana n'Imana ndebeye kuri data wambyaye, kuko data wambyaye yararaguje, nge sinigeze ndaguza. Ntabwo nkwiriye kurebera kuri mama, kuko ise bamwita bigura iby'intozi. Muzi iryo zina icyo risobanura? Ni ikigirwamana cyo mu muryango baterekereraga bakitirira sogokuru wa mama. Ntabwo amateka yanjye agomba kubakira iyo ngiyo. No. Nubakiye aho nabangize ibyago, naba nubakiye ku kigirwamana cyahe cyo mu muryango. Kubisenya tukubaka Yesu muri twebwe. Hari imbaraga zigomba kumenagurika. Reka mbibutse ikintu gikomeye ngana ku musozo. Ibintu byose bigira isoko, ibikubaho bufite isoko. Impamvu utsindwa ufite isoko ituma utsindwa. Impamvu udakiranuka ngo ukora ibyo kwera, hari imbaraga zikuri inyuma zisa naho hari imigozi guhambiriye, hari biziriko biguhambiriye. Ugira ngo ushaka Imana ejo ukumva biranze, wagira ngo wicuma imbere ejo bikanga, wagira ngo wigira imbere ukumva hari imigozi idashaka ko bicamo. Ejo bundi ndimo senga, twari kumwe na madamu hari mu ijoro, ndarandwana n'abadayimoni, barambwira ngo iyo ntambara uri kurwana ngo urashaka imodoka yawe. Ntiwumva ko bazi icyo ndi gushaka? Kabiri bazi aho kiri, kandi barakiryamiye bakibundamyeho.
usenga ariko nta kazi ubona, usenga ariko ntihagire ugukunda, usenge ntutunge, usenge ariko ikintu cyitwa kwakira umugisha w'Imana ugishaka ukibure. Kubera iki? Satani aryama kuri icyo ngicyo, azi ko nutinda kugira icyo ubona uziganyira, nuba utabona ibyo urya uziganyira, nuba ubabaye uzagera ubihirwe. Ariko Imana yacu ni Imana izura ubuzima, ikabuzura mu iterambere, ikabuzura mu gakiza, ikabuzura mu bice byose. Ntabwo ari Imana iha abantu agakiza ngo basigare barwaye amavunja. No. Ntabwo Imana iguha agakiza ngo urware amavunja. Ntabwo Imana iguha agakiza ngo wambare ikariso. Ntabwo Imana iguha agakiza ngo usigare ubabaye. Abana b'Imana nibo ba mbere bagomba gutanga ibyishimo, kuko Imana yacu ni ibyishimo, Imana yacu ni amahoro, Imana yacu ni amaboko. Ni mwebwe mugomba kuba abanyamaboko, nimumenya kurwana n'imbaraga zibahambira. Ariko abantu bumva tuzasengana iminsi 7. Muri tayari? Muri tayari? Gusenya. Bwana asifiwe. Uribuka umunsi nsinda karande yo gusinda iwacu, umusazi yarambwiye ngo duhuye tuve mu rusengero, arambwira ngo Ndorimana Edouard, uvuye kubakura mbere, uvuye kuri sogokuru na sogokuruza, kari agasengero k'abadeperi karagutwaye, ubutandukanye n'igisokuruza, ati baraje bazakwereke. Uwo ni umusazi wari ubimpanuriye, apana umunyamasengesho. Arambwira ngo utandukanye na papa na sogokuru na sogokuruza, urusengero ruragutwaye, ruragucomoye, rugukonegitinze n'ahandi, none uragiye. Atabakura mbere bazakugwa nabi, uzabibona. Iryo joro irya kabiri narose data yaje n'igitero kinini cyane, aza kunshaka, ariko mbona ndi ku gasozi kamwe, nabo bari ku kandi, dutandukanye. Ntibashobora kugera hondi, ntibashobora kwinjira, kuko hari urutabiro dutandukanye. Niba utari wagera kuri urwo rwego, ndakurahiye uzasenga ndiyagira ibihinduka, uzarara amajoro ndiyagira ibihinduka, ariko ibanga ni rimwe. Imana yacu yatubonye, Imana yacu yaturebye, iyo twagize amahirwe ikatwumva, iyo twagize amahirwe ikatubona, igidutandukanya n'ibiduhambira. Hari imigozi igomba gucika muri iki cyumweru. Murabyizeye? Murabyizeye? Iyi minsi 7 ikore neza, no potage. Uyu mwana utuzushyiremo agaswari. Namaze iminsi 21 ntari gusenga, ntarya. 94 twamaze ibyumweru 3 turi mu gihuru, nta utuzanira ibiryo, turabaho, ntitwapfuye. Usenga iyo uzi hariyo narinzi, ntari guhamagara ndikireka mpamagaye mama niwe wari Imana yanjye. Hirya y'ibyo nta yindi Imana narinzi. Imana imbeshe ibyumweru 3 nta mazi, nta biryo, nta cyayi, nta gikoma, nta ji, nta gusura, nta visite mu gihuru. None uyu munsi icyumweru kimwe gusa ngo ndapfuye, ni ukuri n'umuteto. Umuteto tumudakora ibyo wari ukwiriye gukora. Umuteto tumutirwanaho, kandi iyo utirwanyeho ejo uzahura na bariyeri kubwira ngo wararangaye. Bwana asifiwe. Hari umukozi w'Imana umwe yaravuze ngo umunsi ava muri Kenya yageze kuri boda Gatuna, Imana yari yamubwiye ngo ntiwibeshye ngo ujye mu Rwanda utarambuye ibiganza he, ugeze kuri Gatuna ujye mu gashyamba barimo batereramwe abantu, wowe ugenda urambura ibiganza gusa ushime ko winjiye. Hari umudayimoni urahita upfa. Hageze arareba atari koko ubu ngende njyari ariko si bazampindura umusazi, ibi bintu biri mu ubwenge, doje koma ibi bintu n'ubuswa. Yanga kubikora. Ageze hano kugira ngo azabone ikirere cy'u Rwanda kimukingukiye, ngo yakoze iminsi 13, wa 14 Imana iramubwira aterekeraho, utazanapfa ndagutabaye, ariko icyo waziraga ni bya biganza wanze kurambura ugeze Gatuna. Murabyumva neza? Ushobora kubikinisha ukazakora 77 n'ibice 7, waranze gukora yingahe? Ayirindwi. Abashonji mukunda gusonza cyane, muze kubwira igifu, reka mbisengere bifakiri kare kuri online no kuri mwebe. Mana nkorera izinda zatugoye, zijya zituremerera zigatuma twumva tutabaho tutariye, kandi amasengesho twayatangira mu gitondo tugasonza tukagera saa 4 zashonje, mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zikore kunda. Uyu mudayimoni
iyo tuvuze gusenga abantu ari bwo bajya bagira inzara, kandi mu kazi birirwamo batariye bagataha nta nzara. Uyu mudayimoni ndamwishe mu izina rya Yesu. Bazasenge, bazayakore neza mu mbaraga z'umwuka wera. Ibifu abari babirwaye bikire mu mbaraga z'umwuka wera. Urakoze kubikoze. Reka dukomere Imana yacu amashyi n'impundu. Umudayimoni wakubwiraga kurya saa 2 tukiyatangira arapfuye. Hanyuma igisigisi gisigaye uzakirwanye kiri kuko hari abantu dutangira amasengesho saa 1 za mu gitondo, saa 4 akaba ari kuvuga ati ndapfuye mumpe. Kandi iyo nta masengesho ahari agera nimugoroba nta kibazo afite atanariye. Ariko kuko ari amasengesho, kuko hari dayimoni zizi ko hari ikigiye kuboneka, hari imbaraga zigiye kumenagurika, agatangira kumwataka n'inzara mu gitondo. Niwe tuvuganye, nta muntu urimo mbwiye. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Rero tuzasenya ibintu byinshi, ariko cyane ibyo bintu byakwihambiriyeho nta mpamvu bigomba kukwihambira. Kuki ubana n'ibintu ukabyemera? Ukabana n'ikintu ukacyemerera ngo nukuri ni icyanjye, ubukene bwanjye bwande. Subiramo, ubukene bwande ngo nukuri ngiye buriya ngo mbona ariko byarangiye. Ntabwo ibyo bintu ari ibyawe. Ibanga ni ukumenagura imbaraga z'iki? Z'umwanzi. Ufite ikintu bana nacyo utishimiye, tuzakirekura muri iyi minsi 7. Muhaguruke ku maguru yanyu dusenge. Zamuri ikiganza cyawe hejuru. Bwana sifiwe. Imana nkorera niguha umugisha, kandi nigushoboza aya masengesho, kandi nikurwanirire ku kibazo cyawe icyo ari cyo cyose. Kandi iyi minsi 7 iza kubera iminsi yo kumenagura no gusenya no kurimbura ibikorwa by'umwanzi. Mu muryango wawe uzabona impinduka, ku bana bawe uzabona impinduka. Urwaye wese iminsi 7 natuye ngazabe muzima. Indwara yari yose ikomeye isoke mu muryango wanyu. Yaba kanseri isoke mu muryango wanyu, yaba diabete isoke mu muryango wanyu, yaba indwara y'icyorezo isoke mu muryango wanyu. Ikintu cyose cyakuboshye kikurekure mu izina rya Yesu. Muri iyi minsi 7 Imana izica umwuka w'ubukene ku buzima bwawe, umwuka utuma mutororo kuzasenyuke ku buzima bwanyu. Iyi minsi 7 Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, kandi imbaraga z'umwanzi zizatsindwa iteka ryose. Imana igiye kuguha kumenagura imbaraga zose z'umwijima. Vuga ngo zigiye kumenagurika. Atura ngo zigiye kumenagurika. Atura ngo zigiye kumenagurika. Zigiye kumenagurika. Aho mvuka, aho ndi, uko mbayeho bigiye guhinduka. Ivuko ryanjye bazamenya ko ari imbaraga zamenaguye izindi imbaraga zari zihari. Ibicanira ababyeyi banjye babayeho bitubaha Imana, imiryango yanjye yaterekeraga ntiyubaha Imana, ibyakozwe by'amasezerano, bakagira amasezerano y'ibigirwamana, bakagira amasezerano y'ibigirwamana n'izindi mana zitandukanye. Iyi minsi 7 imbaraga zose n'amasezerano yose byakozwe n'abakurambere bacu bigiye kumenagurika mu izina rya Yesu, bigiye gusenyuka mu izina rya Yesu. Hari imbaraga ngiye gutandukana nazo, hari karande ngiye gutandukana nayo. Ntabwo ngiye nzasubira inyuma, ntabwo ngiye nzagwa hasi. Urugendo ntangiranye n'Imana muri iyi myaka ni urugendo rwo gutsinda,
ni urugendo rwo gutsinda, ni urugendo rwo kunesha, kuko hari imbaraga ngiye gutandukana nazo muri iyi minsi 7. Karande z'iwacu, izo kwa mama, izo kwa data, ngiye gutandukana nazo burundu. Ibyo bakoze, ibyo nzi n'ibyo ntazi, bigiye kumenagurika mu izina rya Yesu. Bigiye kumenagurika mu izina rya Yesu. Bigiye kumenagurika mu izina rya Yesu. Ko numva umuriro umanutse, ko numva umuriro umanutse, ko numva umuriro umanutse, ko numva umuriro umanutse, ko numva umuriro ugiye gutangira gutwika, ko numva iri joro rigiye kuba ijoro ryo kugendana n'Imana. Hari umuntu ubyumva atari haleluya? Teri bosi kashaye. Reka mbabwire, ibicaniro bitatambiwe Imana, bitakoreho n'Imana yo mu ijuru, bigiye kuzima iteka. Hari ibicaniro by'abarozi bigiye kuzima. Hari umurozi ugiye kuzima burundu ku buzima bwawe. Hari ibyo bakohererezaga bigiye kurangira burundu ku buzima bwawe. Ibyaturukaga iwanyu, ibyaturukaga mu muryango, ibyaturukaga kuba kwanga, hari imbaraga zigiye kubimenagura, 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 kubimenagura mu izina rya Yesu.